ndagira ngo mbabwire uyu nguyu Sibomana Byishimo yarifashe abeshera umushumba. Ni ukuvuga ngo hari uburyo umuntu abwiriza, yamara kubwiriza abantu bagafata akavidewo k'amasegonda makeya, barangiza akaba ariko bafataho ijambo. Uyu rero nibyo Byishimo official yakoze, arangije avuga abeshera mushumba Uwambashe Emmanuel avuga ko yaba yohereza abantu ikuzimu. Mu by'ukuri Byishimo yaje kuba yasaba imbabazi, ariko mbere y'uko asaba imbabazi Byishimo aragomba gufatwa akajyanwa imbere y'umushumba, bakicarana akabaza ese kubera iki yaba yarasesenguye inkuru uko itari, kubera iki yaba yarakoze videwo atabashije kuba yagenza. No kuvuga ngo ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga babyita ibyo gushaka amaviyuzi. Amaviyuzi byo yarayabonye, ariko uzi kwifata ugafata umushumba wawe, murabyumva neza mw'abakristo mwe, ugafata umushumba wawe, umushumba ukuyoboye, warangiza ngo ari kujyana abantu ikuzimu. Ibi bintu Byishimo yari yabikuye hehe? Ese yakoze analize, amaze gukora analize asanga by'ukuri ubundi umushumba wawe niyo yakora ikosa, niwe wakagombye kumufasha kugira ngo iryo kosa rye kugaragara, wamara guhishira ikosa rye ukagenda mu gikari mukagana ukavuga by'ukuri hariya wavuze uko nguko ntabwo ko byaka, ariko se wowe urajora umuyobozi wawe ute? Gusa reka dusabe Uwambashe Emmanuel, mushumba Uwambashe Emmanuel akomeze kwihangana, kandi amenye ko by'ukuri iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Ni benshi bagiye batuvuga, ni benshi bagiye bavuga amagambo tutigeze tuvuga, ni benshi bagiye bakora ibyo kuduca intege, ariko ndagira ngo Uwambashe Emmanuel wumve utuje, wumve ukomeye. Turimo turagusengera kugira ngo ukomeze umurimo. No kuvuga ngo impamvu abantu baba badashaka ko utera imbere nuko hari ibyo ubarusha. Wenda twavuga ko uyu nguyu Byishimo ataragamije ikibi kuri wowe, ariko mu by'ukuri uburyo yabikozemo, kavuga ko yari ashaka views, ariko se nyaboneka views musishakira kugusebya umuntu. Ese ko Byishimo official agarutse asaba imbabazi, uwamubwira ngo afate ikiro cy'uburo agende agihinge, namara kugihinga amaze kukigeza mu butaka yongere agenda atoragure bwa buro abugarure ari ikiro, yabishobora? No kuvuga ngo amagambo yatangaje abeshera mushumba Uwambashe Emmanuel avuga ko ajyana abantu kuzimu, no kuvuga ngo yumvishwe n'abantu benshi. Nanjye ikiganiro nagiteze amatwi, nacyumvise, ariko maze kucyumva ndibaza nese uyu Byishimo ese yabaze agaciro, yabaza agaciro ko gusebya umuntu, yabaza agaciro ko gusebya umukozi w'Imana. Azasebya abandi batandukanye, ariko ntagasebye umukozi w'Imana. Ndahamya nashidikanya ko umushumba wacu Uwambashe Emmanuel atari umuntu wo kuvuga ngo ngiye guhangana na Byishimo, kubera ko uyu murimo twahawe, uyu murimo wa data ntabwo ari uwo guhanganiramo. Ubundi dutunzwe na Mbabarira. Gusa reka tubanze tubasabe abatarakora subscribe, mukore subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza. Rero mushumba Uwambashe, komeza wihangane, komeza wizere Imana. Tuziko mu by'ukuri ibyo bakuvuze atari ko kuri, ahubwo kuvuga ngo ubundi reka tubanze tubabwire amagambo Uwambashe Emmanuel, Pastor Uwambashe Emmanuel yari yavuze mu kibwirizo cye. Yaravuze ati ese ko abantu bavuga ngo abantu bajya kuzimu bagakuraho amafaranga,
ese bo bazajyayo bakaraba ko bayazana. Urabyumva neza? Noneho uyu Byishimo akora ikiganiro avuga ko Pasiteri Uwambashe Emmanuel yabwirije abantu ko bagomba kujya ikuzimu. Ntabwo yari yasobanuye, ntabwo yari yumvishe neza ikibwirizo cyose, niyo mpamvu yahise avuga ati mushumba mufatiye ahangaha, twari twaramubuze, reka turebe aho. Ariko ni ukuvuga ngo ibi ngibi ntabwo byari bikwiye kuri Byishimo, kubera ko Byishimo azi neza mushumba, azi ukuri neza kwa mushumba, ntabwo yakagombye kuba yagendaga ngo amuharabike. Mushumba yabwirije ikibwirizo, anagisobanura neza, njye nayacyumvishe neza uburyo gisobanuye. Rero ibi bintu nyaboneka abakristo barimo babyumva, nyaboneka mwumve ko mushumba bamuharabitse, ibyo bamuvuze hose byashaka kuvuga, ahubwo yari ikibwirizo. Ndagiraga mu by'ukuri mugende mwumve ikibwirizo cyose. Kandi Byishimo nawe yaciye bugufi, sinzi nimba turi buze kumuhabarira, ariko nizere ko mu izina rya Yesu Kristo ubwo yemeye guca bugufi